tukazabana uko twabyiyemeje. Bamwe bari bamaze imyaka 12 abandi 13 ndetse hari n'abamaranye imyaka 15 babana nk'umugabo n'umugore batarasezeranye imbere y'amategeko. Iyi miryango yose ituruka mu murenge wa Muhoza ho mu karere ka Musanze niyo yasezeranye imbere y'amategeko. Bamwe bakaba bagaragaza ko batarafata iki cyemezo bari babanye mu rwikekwe no kutizerana byatumaga ingo zabo zidatera imbere. Nabonaga ndi guhomba ibintu byinshi cyane kuko sinari umugore w'isezeranye. Gute? Kuko iyo wasezeranye hari byinshi uba ufiteho uruhare, hari uko umugabo akubona n'imiryango ikakubona, ariko ubu ndizera neza ntashidikanya wumbaye umugore wemewe. Kuko iyo utasezeranye hari ibyo uba ufiteho uburenganzira, hari ibyo udafiteho uburenganzira, ariko ubu ni umudendezo. Icyo twabonaga twahombaga twageraga nko muri gahunda runaka batubwira gukora ikintu kijyanye n'ibikorwa bya leta cyangwa se ari nko muri sosiyete runaka basanga tutarasezeranye ugasanga nta gaciro dufite. Ariko ubu ngubu ko badusezeranye kubona ari iby'igiciro, ubwo ibikorwa byose bya runaka umuntu yagira icyo abikoramo nta kibazo. Icyo twahombaga cyari kiriho kubera ko twebwe nk'umugore n'umugabo twabanaga mbese tutizeranye, umugore afite amakeka ko tutashobora kuzabana. Ariko ubu kuri uyu munsi nizeye ko umutima we uratuje kandi nanjye ndatuje, turabana mu mahoro. Numvaga mfite ipfunwe cyane kubera kuko kubana tutarasezeranye umwe aba ari indaya y'undi ntabwo biba byemewe n'amategeko. Ariko k'uyu munsi ni ibyishimo nagize, mbese ni ibintu byandenze nabuze ukuntu nabivuga, nawe ubwe mbushoboye ubu nanamuheka. Kumanika ikiganza bakemeranya ko bagiye kubana ngo niyo mbarutso yo gutera imbere kw'ingo zabo. Yego tugiye gukora twiteze imbere, ibyo tugezeho tubyongere kabisa, dushire ingufu tuzishyire hamwe kugira ngo tugire ibyo tugezeho, noneho turusheho kugira ibyo tubona dufatanyije. Batarasezerana ubu tugiye gukora twiteze imbere. Ubu twemerewe gufata inguzanyo nta kibazo, nta rwaserera, nta kintu, kugenda tukagenda tugakora tukiteza imbere. Tugiye kubara neza nta makimbirane, dukore tutikoresheje, dutere imbere, dutunge dutunganirwe. Nta makimbirane ntayo, nta n'uzabwira undi nabi. Ubu wabonye ko yaguhaye agaciro cyane rwose, nagize agaciro, mpaye ishema no mu muryango n'aho mvuka hose ko nagize ishema. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudie ari nawe wasezeranyije iyi miryango yasabye iyi miryango gushyira hamwe ikirinda intonganya ndetse n'amakimbirane mu rwego rwo gushyira hamwe mu iterambere ry'urugo rwabo. Ni mu gihe imiryango yose yasezeranye yabanaga mu buryo butemewe n'amategeko yageraga kuri 12. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.